Hejuru y'ibyo uwitwa Gatebuke yari yavuze abwira abanyarwanda ashishikariza abanyarwanda ngo kabone n'ubwo yaba ari nyoko, kabone n'ubwo yaba ari umuvandimwe wawe, kabone n'ubwo yaba ari umwana wo muri famiye wishyura minerivare, ahamagarira abanyarwanda bose ngo kutagira ifaranga na rimwe ryoherezwa mu Rwanda. Ubwo ngo yagiraga ngo abwire abanyarwanda ngo ko ifaranga ryose ryoherejwe mu Rwanda ngo rigira contribution mu kubaka u Rwanda. Urabona Noneho ni ngo ibintu baba bigishwa na ba se barabaroga, nta handi hantu abikura, ni kimwe n'abandi, nibyo baba bagiye bakiga muri za jambo n'ahandi hatandukanye. Ntabwo ari abana mu by'ukuri bamaze gukura, bakabaye bafite ubwenge batekereza bati se ibi bintu nitumara kubikora iki gihugu nigisenyuka twe tuzabizagenda gute? Ibyo bintu bakagombye ni bakuru, barakuze, bari ba muhumuza bande bafite imyaka irenga 40 n'ingahe, urumva ni benshi, barakuze. So rero sinibaza ukuntu ushobora gutekereza ikintu cyo kuvuga ngo sinzatega Rwandair. Bo barashaka hari impact nini abantu bo muri diaspora bagira, ahubwo tubasaba icyo umuntu abasaba ni uko buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kuba aho ashatse, ariko bakirinda cya kintu cyo gushaka kuba hanze bahabeshejwe no gutuka igihugu kuko ahanini hari igihe abantu bumva ko bagiye guhaha, ariko iturufu yatuma babaho hanze ikaba ari ugutuka igihugu. Ibihe byiza kuri mwese inshuti bakunze mukurikira ibiganiro byacu, haba hano kuri One Nation Radio ijwi rya diaspora, kuri Rwanda Nordic TV, kuri Igicaniro TV ndetse no kuri The Future TV. Nitwa Simeon Muhumuza, twinjiye mu kiganiro umusanzu cya none. Nk'uko bisanzwe murabizi ko buri cyumweru dukora iki kiganiro kugira ngo dusesengure ingingo zitandukanye, ariko kandi namwe ntabwo muba muhejwe, muba mushobora kuduha ibitekerezo byanyu muciye aho hasi muri comments. Ikindi kandi niba uri mushya kuri imwe muri izi YouTube channel, wakandaho hasi kuri subscribe ndetse no kuri iyo nzogera ya notifications kugira ngo nawe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira, hanyuma kandi ubashe kujya uba mu wa mbere babasha kumenya ko hari amakuru cyangwa se ibiganiro bishya bigezeho. Kuri uyu munsi rero nk'ibisanzwe turi kumwe na Bwana Olivier Gatete, akaba ari umuyobozi wa Rwanda Nordic TV. Turavugana ari mu gihugu cya Denmark. Niba mudukurikiye neza tubaha ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Bwana Olivier, urakoze cyane Muhumuza, ndagushimiye kuba mumpaye ikaze mu kiganiro. Nizera kandi ko tuza kugira ikiganiro cyiza, ndabyizeza abakunzi bacu, kandi nshimira n'abandi mwatumiye ndi kubona imbere yanjye muri studio. Murakoze. urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Egide Ruhashya, akaba ari umuyobozi w'Igicaniro TV. Turavugana ari mu gihugu cy'Ubwongereza. Niba namwe mudukurikiye neza Bwana Egide, tubaha ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. urakoze Muhumuza, ndabumva neza 100%. Ndabashimiye kuba mwantumiye muri iki kiganiro, kandi ndashimira n'abacyitabiriye bagenzi banjye tugiye kugifatanya. Hanyuma ngira ngo nanone tushimira abadukurikiye aho baba bari hose, kandi tubifuza n'ibihe byiza. Murakoze. Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Roger Marc Ruti, akaba nawe yari umuyobozi wa The Future TV. Turavugana ari mu Rwanda. Bwana Roger, namwe niba mudukurikiye neza tubaha ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Urakoze cyane Muhumuza kuduha ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cy'umusanzu, nyine gitanga umusanzu mu kumenyekanisha amakuru ya nyayo y'ukuri y'u Rwanda. Ni iby'agaciro rero kubana nawe ndetse no kubana n'abavandimwe. Turi kumwe Olivier ndetse na Egide nawe muri iki kiganiro. Wakoze cyane kudutumira. Urakoze cyane. Mu ngingo rero tugiye gusesengurira hamwe muri iki kiganiro, kuri mwe mudukurikiye, turagaruka ku ngingo navuga ko yagarutsweho cyane n'ubundi muri iki cyumweru. Ni ingingo y'umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza
ruherutse gufata wo guhagarika kohereza mu Rwanda abimukira. Turasesengurira hamwe turebe uyu mwanzuro uko ingaruka bishobora guteza cyangwa se n'aho ibiganiro bigeze, cyane ko hari n'ibindi nyuma y'uko iyi nkuru isohotse byakomeje gukomeza. Si ibyo gusa, turaza kandi no kuganira ku cyo abanyarwanda baba mu ntara ya gatandatu cyangwa se mu mahanga hanze y'u Rwanda bashobora kuba bafasha igihugu cyabo cy'u Rwanda mu bijyanye n'inzira y'iterambere n'ubundi kiri kuganamo. Turabigarukaho, ariko kandi turaza no kugaruka ku bugome bw'indengakamere bukomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buri gukorerwa abanyarwanda bavuga ururimi rw'ikinyarwanda b'abatutsi bo muri Kongo. Si ibyo gusa, turanagaruka ku nkuru nanone navuga ko yagarutsweho cyane n'ubundi muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'intambara ihuje umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ariko kandi kuri ubu noneho hinjiyemo n'igihugu cy'u Burundi. Ese ibi byo biragana he? Uku gushishikara k'u Burundi ni impamvu ki? Ibyo byose turabirebera hamwe. Hanyuma ariko dutangira, reka mpere kuri Bwana Egide Ruhashya. Ni wowe uri mu Bwongereza hafi y'aho uwo mwanzuro wafatiwe. Ni umwanzuro uru rukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwafashe wo guhagarika kohereza mu Rwanda abimukira. Ni umugambi navuga ko wamaze igihe ndetse wari waranasinyweho n'amasezerano n'ibihugu byombi. Uru rukiko rwavuze ko abimukira ngo baramutse boherejwe mu Rwanda nta mutekano wizewe baba bafite. Gusa nyuma y'uyu mwanzuro, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yavuze ko u Rwanda rubabajwe no kumva uru rukiko ruvuga ko abimukira baramutse baje mu Rwanda ngo bataba bafite umutekano. Reka ntangire nkubaza nti wowe iby'uyu mwanzuro wabyakiriye ute mu mboni yawe nk'umusesenguzi? Urakoze Muhumuza. Mu gihe iki cyemezo cyasohotse ku munsi wa gatatu, ku munsi wa gatatu rero hano mu Bwongereza nibwo Premier Ministre muri Parlement byitwa ko yagiye kwitaba iyo Parlement kugira ngo asabwe gusubiza ibibazo byose biba birimo bivugwa muri icyo gihe. Yagiyemo rero buri mudepite wese uhari ku kibazo icyo ari cyo cyose bitewe n'icyo yaba afite atekereza kubaza Premier Ministre cyangwa se yaba yatumwe na constituency ye. Icyo gihe nibwo babibaza Premier Ministre. Byasohotse rero mu gitondo cya kare mbere ndetse yuko Premier Ministre ajya muri iyo nama, ajya muri iryo teraniro ryo muri Parlement Westminster. Ariko unibuka ko nanone hari hashize igihe kitari kinini ahinduye guverinoma, ahinduye wari Ministre w'ubutegetsi bw'igihugu Suella Braverman. Uwo akaba ari umudamu wategekaga nyine wayoboraga Home Office nka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Anahindura Ministre nanone w'ububanyi n'amahanga. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubu ngubu hano ni Secretary of State, yabaye Rod Cameron, wigeze kuyobora nanone iki gihugu, yakibereye Ministre w'intebe David Cameron. Byanatangaje abantu kubona uwari Ministre w'intebe w'igihugu nyuma y'igihe kingana gutya, kuko impamvu yeguye, ngira ngo wenda niba mubyibuka, yeguye kubera ko igihe yibwiraga ko Abongereza badashobora gutora umwanzuro ubakura muri EU, akemera ko ayo matora abaho. Noneho amatora agaragaza ko Ubwongereza bushaka kuva muri EU, we kuko atari yabikunze, nicyo cyatumye yegura muri guverinoma. Muzi rero ko nyuma ye hagiyeho ba Premier Ministre benshi, barimo Theresa May, barimo amazina ariko ntari kuzava, ariko harimo bamaze kuba nka bane. Maze kuba harimo Johnson, harimo uriya mudamu waje akamara iminsi 40, hanyuma na Rishi Sunak. Abo bose kugira ngo agaruke ni ibintu byatangaje abantu. Ariko impamvu mbivuga ni iki, nuko Ministre w'ububanyi n'amahanga azagira n'aho ahurira n'iki kibazo.
minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu azagira n'aho ahura iki kibazo. Noneho rero kuba baritwaje ko u Rwanda ngo nta mutekano uhari, iki ngiki ni ikintu hari abagiye bavuga bati nyabuna ntabwo iki kintu mwagakwiye kukizana ngo byitwe gutyo, kandi muzi neza ko nta gihe gishize kiriya gihugu cyacumbikiye umwami rwose, kimucumbikira hafi icyumweru, gicumbikira minisitiri w'intebe, kandi bahuriye muri icyo gihugu. Umutekano rero muri icyo gihugu urahari, ahubwo abitwaza ko uyu mwanzuro wagira ukundi uhagarikwa nibo bitwaza iki kibazo cy'umutekano. Abari kudukurikira rero, ikintu umuntu yabumvisha muri ibi ngibi ni uko Rishi Sunak, minisitiri premier minisitiri wa mbere wa hano, yarababaye cyane kuko yaravuze ati abongereza muradusaba kuderivaringa ibyo mwadusabye, mubabajwe cyane n'abimukira n'impunzi binjira muri iki gihugu kandi bakaninjira mu buryo butemewe, mubabajwe cyane n'abantu binjira bitemewe ariko bagapfira mu mazi. Olivier niyo twaganiraga mu gihe gishize, mubwira ukuntu abantu bagize batya kubera gushakisha amayeri, noneho bo ntibaciye mu mazi, bafashe imodoka van itwara inyama n'amafi, bayinjiramo, hanyuma kuva aho bari bari kugira ngo bagere aho bagombaga kugera, kuko yari firigo nyine, firigo ni firigo, nta oxygen yari irimo, bagiye gufungura basanga abantu hafi 40 bose bapfuye. So izo ni impfu ziterwa nuko abo bantu baba bashaka kwinjira hano muri icyo gihugu. Ati rero none mukaba murimo mutuburizamo iteka iyo dushatse kugira ngo dushake solution y'iki kibazo. Ku buryo narakaye aravuga ati tugiye guhindura amategeko. Urumva hari ibintu bise new legislation, ku buryo yavuze ngo agiye gukora a new deal. Ahangana nibutsa abantu ko nyuma yaho yese hamagara nyakubahwa perezida wa repubulika, baravugana kuri telefone, ku buryo yaranabyivugiye ati nahamagaye perezida wa repubulika y'u Rwanda kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. So ikigaragara rero ni iki, ni uko bagiye guhindura amategeko. Nibamara guhindura amategeko, ntabwo amategeko bazagenderaho azaba afite noneho aho aza gutambamira uyu mwanzuro, ku buryo bidakuka igihe cyose bizaba bimaze kujya mu ngiro, batazabona ukundi kuntu bongera guhurizamo uyu mwanzuro. Impamvu rero tuvuga ibi bintu ni iki, ni uko uyu mwanzuro ni umwanzuro utuma u Rwanda ruza iteka mu itangazamakuru, ariko rukaza mu itangazamakuru basebya u Rwanda, kandi mu by'ukuri nta kintu cyagakwiye kuba kiri gutuma ahubwo u Rwanda ruseba. U Rwanda ntago ari ubwa mbere rwakiriye impunzi, ntago u Rwanda mu by'ukuri ariko rwavuze ngo nimutuzanira abantu. U Rwanda rwatanze umwanzuro igihe nyakubahwa perezida wa repubulika yayoboraga ihuriro ry'ibihugu bya Afurika. Noneho we abitangaho nk'umwanzuro, cyane cyane yanavugaga ahereye no kuri biri muri Libya. Ariko magingo aya ibindi bihugu ndetse birimo na Denmark ngira ngo nabo bashaka gukora ibi. Noneho rero umuntu akaba yavuga ngo iryo shiraniro rero ni iry'iki? Ishiraniro ni iki? Abantu kugira impunzi mu gihugu bikiza abantu. Kuba impunzi ziri mu gihugu bitunga imiryango. Kuba impunzi ziri mu gihugu hari za charities nyinshi zibona amafaranga, utaza kubasha kuvuga ngo ugiye kuvuga icyo ayo mafaranga yakoze. Iyo impunzi ije ikagera mu gihugu, urayitunga, urayivuza, urayambika, hanyuma uyiha aho iba, urayedika, no kuvuga ngo kuyibwira uburyo iki gihugu kibaho. Ibyo bintu byose leta n'ibindi biyishamikiyeho bishyiramo amafaranga. Iyo iyo mpunzi igeze mu gihugu ikaba yarahageze yonyine, ariko ikakubwira ngo mfite umuryango, umwana, abana n'umugore, ndetse ni njyewe wari utunze mama, ni njyewe wari utunze data, bafite inshingano yo kukuzanira ba bantu bawe bose bakabakugereza iwawe. Ni ukuvuga ngo iyo logistique yose igendamo amafaranga, kontrole y'ayo mafaranga
hari abantu babikiriramo. Tureke noneho n'ababikora barya ayo mafaranga, ariko n'ababikoramo akazi ka buri munsi ko guhembwa, barimo abo barimu, barimo abaza kugusura igihe utaramenya ururimi, abaza kwenterpreta ibyo uvuga, abaza kukwandikira document, abo bose ni abantu bakora bubyizi kandi barahembwa. Ni ukuvuga ngo igihe rero u Rwanda ruzaba ruvuze ngo rwakiriye abo bantu, hano batekereza ko ako kazi kazaba kavuyeho, ahubwo kazaba kagiye guhabwa abanyarwanda. Hano batekereza ko ako kazi k'abo bantu, ayo mafaranga bizimukanwa, home office izabyimura ikabijyana aho abo bantu bagiye. Niyo mpamvu ubona bemera bakabeshyira igihugu kugira ngo imyanzuro nk'iyo ngiyo isohoke yabaye yafashe ikintu kiri negatifu kandi byagagoye kuba ari positive. So ni ababikiriyemo, ni ababifitemo inyungu, nibo babigenza batyo kugira ngo basebye igihugu, ariko mu by'ukuri icyishishe inyuma byose ni amafaranga. murakoze cyane bwana Egide. Hanyuma bwana Gatete, nk'uko Egide yabivuze, nyuma y'uko uyu mwanzuro ufashwe, habayeho ko minisitiri w'intebe w'ubwongereza Rishi Sunak aganira na perezida Paul Kagame. Mu byo yatangaje anyuze ku rubuga nkoranyambaga rwa X rwahoze ari Twitter, yavuze ko ngo yaganiriye na perezida Paul Kagame nyuma y'umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga, ati twongeye gushimangira umuhati wacu mu gutuma ubufatanye bwacu kubimukira butanga umusaruro, ati ariko nubwo tutanyuzwe n'umwanzuro tuzakora ibikenewe mu guhagarika amato. Umuntu hano ashobora kwibaza ati se mu byo wenda urukiko rwagiye runenga uyu mwanzuro, ubundi imbere aya masezerano yagenaga ko ababimukira bazajya bafatwa bakazanwa mu Rwanda, ababishaka bagahitamo gusubira mu bihugu byabo, mu gihe n'abagaragaza ubushake bwo kurugumamo bashobora gufashwa kuba wenda bahakomereza ubuzima. Ariko uru rukiko rwo mu byo rwavuze runenga uyu mwanzuro, ruvuga ko kohereza ababimukira bitubahirije amategeko, rwavuze ko ngo ababimukira baramutse boherejwe mu Rwanda nta mutekano wizewe baba bafite. Uku kutabyumva kandi hari uyu mwanzuro, wowe iyo ubisesenguye ni icyo ubona gishobora kuba kiri inyuma, cyane ko uyu mwanzuro wakomeje kugenda utambamirwa n'abantu bagiye batandukanye kugeza noneho kuri iki cyemezo, nubwo bakivuga ko n'amasezerano agiye kuvugururwa? Urakoze bwana Simeo. Ni ibintu byoroshye kubibona, biroroshye kubera ko ikigaragara cyo harimo ikibazo kimwe nakita ngo cyangwa bibiri. Harimo kimwe kijyanye n'ikintu nakita ngo ikintu kijyanye n'amategeko ariko yishyira hejuru, kwishyira hejuru ugasuzugura ibindi bihugu. Urumva, sinzi niba turi bubyumvikaneho cyangwa wenda ndi bukoresha izindi ndimi, ariko hari ikintu cyo kwigira donc mu mategeko. Abo bacamanza, abo bajaji ba UK gutekereza ku kindi gihugu, noneho ugakoresha ikintu navuga ngo ni amarangamutima udafite mu by'ukuri. Ntago nibaza ko hari research n'izi na nkeya bigeze bakora ngo bajye hanze kuri ground, bagere ku Rwanda nk'uko state minister wa foreign affair uriya wa ntuza, uriya mudamu wa UK yageze mu Rwanda, n'abandi batandukanye, abo muri Denmark turaza kubigarukaho, abo muri Germany n'ubu babirimo. Ni ukuvuga ngo UK yo ikintu yakoze ni ukuvuga ngo ibimburiye ibindi bihugu by'i Burayi, ariko ibihugu by'i Burayi bibishaka ni byinshi. Kugeza ubu ngubu Germany yamaze kuvuga ko iteganya hagati y'u Rwanda ikavuga ikindi gihugu, yavuze ibihugu nka bitatu ishobora guteganya kuzoherezamo abimukira n'impunzi muri u Rwanda rurimo. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ntago
niba abajaji ba UK bavuga ko u Rwanda nta mutekano uhari, eske na Denmark niko ibibona, Germany niko ibibona, ibindi bihugu byose by'i Burayi birimo kubera iki biri kuzanamo u Rwanda, kubera iki u Rwanda ruzamo? Igihari ni iki, nuko hariho ikibazo cy'amategeko kugongwa hagati y'abacamanza hamwe n'itegeko rirengera ikiremwamuntu biriya bya human rights. Ni ukuvuga ngo bo bafite ubwoba bw'uko indege itahaguruka ijyanye impunzi, na state minister wa UK yarabivuze, ijyanye impunzi cyangwa abimukira mu Rwanda. Hari itegeko rya human rights, sinzi niba rigengwa mu kihe gihugu, ntabwo ntibuka neza, bavuga ko bashobora kuba bafata iyo ndege kuvuga ngo ntibe yagenda. Hari amategeko nyine ayibuza, arengera impunzi kuba icyo gihe zitabasha kugenda. Noneho state minister waravuga ati icyo tugiye gukora ni ugusubiramo aya mategeko. Ntabwo twumva uburyo ki igihugu gishobora kuza kwiyopoza mu mategeko yacu twebwe nka United Kingdom urumva y'Ubwongereza. Ibyo rero ni ibintu, nibyo mpamvu ujya ubona habaho gusubirwamo kw'amategeko rimwe na rimwe. Ni ukubera ko haba hari ibintu bavumbuye barimo barabona bigiye kuba imbogamizi, noneho kandi byari bifitiye igihugu akamaro, byari bifitiye Europe muri rusange. Kuko niba Europe yo ivuga iti tubangamiwe n'abimukira bari kwimukira ku bwinshi mu bihugu by'i Burayi, ni ikintu kigaragara. Ubu ngubu haravugwa ifungwa ry'umupaka wa Finland n'Uburusiya. Finland irashinja Uburusiya ko buri kohereza, buri kurekura abimukira bakaza bakinjira muri Finland mu buryo butemewe. Ni ukuvuga ngo Russia isanzwe hari ibibazo ifitanye na bino bihugu by'i Burayi, bari mu ntambara. So Russia yo niba yaravuze iti reka noneho twebwe tuba destabilize, tuzane, kubera ko tuzi ko ibi bintu batabishaka batabikunze, noneho tureka abantu binjire ariko bakomeze nkuko nka bya bindi Jide yavuze byo mu Bufaransa, bareka abantu bagakomeza binjira muri UK. Urumva ibyo rero ntago ugiye kubireba muri bino bihugu byinshi cyane by'i Burayi nizo mezire birimo. So ntushobora kumbwira ngo kuba rero ibindi bihugu birimo birabitekerezaho nuko nabyo birimo birakora investigation. Ngenda bikubwira kuko wenda mbano muri Denmark nzi neza ibigo n'abayobozi bagiye bohereza mu Rwanda kujya gukora inyigo no gutegura haba iyo camp yo koherezamo impunzi, iyo iri transit. Urumva aho kugira ngo bafungirwe, ugiye ukareba mu bihugu bitandukanye, hano hari aho berekanye projet y'ubwato, bazajya bafata abantu bakabafungira mu bwato buri mu mazi. Ni ukuvuga ngo udashobora kuba niyo usimbutse iyo gereza, ni ubwato bunini cyane bwubatse nk'inzu ariko buri mu mazi, nta hantu ho guca na hamwe. Ni ukuvuga ngo urafungiranye, ni gereza. So ibi rero iyi human rights irimo abantu, twebwe mu Rwanda tumaze kumenyera agakino kayo. Ikorera mu nyungu, ni akazi, wavuga ko ari institution, bamwe banavuga ko itabaho, ikorera mu kwaha kw'abanyapolitike bamwe na bamwe mu nyungu zabo. N'ibi rero biri mu nyungu za bamwe. Icyo ari cyo cyose biragaragara ko ari ikibazo cyatangiye kwigwaho, nubwo kirimo imbogamizi, ariko kizagerwaho byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kandi uburyo kizagerwamo bushobora kuzakomera noneho kurusha uko abantu babitekerezaga. N'aba bacamanza icyo gihe sinzi uko bizabagendekera, kuko hari n'igihe basubira inyuma mu mategeko nabo bakabahana. So rero reka tubitega amaso, ariko ikigaragara cyo nuko ni ikibazo gihari. Niba u Rwanda rwari rwagerageje kwitanga, ahubwo ntago nibaza ko u Rwanda rushobora bafite ubwoba ko u Rwanda rushobora gusubira inyuma rukabivamo. Nubwo hari abanyarwanda batekereza bakavuga bati no, u Rwanda rubifitemo inyungu bla bla bla, urabona natwe tubifitemo inyungu gutya na gutya. Okay, ubundi
ushobora kubanza ukareba ukibaza uti se impunzi zitungwa nande? Zije mu Rwanda zatungwa n'u Rwanda? Oya. Ese impunzi zageze mu Rwanda zizahava gute? Zibayeho gute? Bizagenda gute? Niki kizakurikiraho? Ibyo byose nta hantu bireba u Rwanda. Urumva, u Rwanda icyo rwakoze ni ukwitanga. Ni nk'uko n'abantu iyo bahunga, iyo bageze mu gihugu, tuvuga uhunga ukagera muri ibyo bihugu by'i Burayi, iyo uhageze hari amategeko y'impunzi uba ufite akurengera runaka, sibyo? Mu gihe runaka, mu gihe wemerewe cyangwa mu gihe ukiri muri iyo procedure, noneho n'igihugu kikagira amategeko yacyo, ariko noneho hejuru y'ayo mategeko hakabaho ayandi mategeko nanone. Ayo rero niyo agenda abangamira ibihugu bimwe na bimwe, bigatuma hari ibyo bagomba guhinduramo. Ubu rero UK rero ibabereye igitambo, bagiye kubimenya, noneho bamenye bati tugiye gukora gutya na gutya, ibintu rero bitazorohera abimukira n'impunzi. Ngira ngo iyo tuvuga ibi ngibi, hari abantu bagiye babizanamo, nagira ngo nanabigarukemo. Hari abantu twagiye tubizanamo amarangamutima atandukanye, usanga umuntu aravuga ati se umuntu yakoresheje amafaranga ye atekereza gushaka ubuzima hanze aho ngaho n'ibiki, amugaruye mu Rwanda. Ibyo ngibyo ntabwo nibaza ko bireba, urumva tuba twazanyemo amarangamutima, ariko ntabwo bireba aho ugiye, ntabwo bireba wowe. Izo ni struggle zawe ziba zikureba. Iyo ugize Imana biraresisa, wagira ibyago bikanga. Rero aho ugiyeho kugira ngo wemererwe kuhaba, nuko hari amategeko nyine akurikizwa. Icyo gihe rero ntabwo hagenderwa ku bijyanye n'amarangamutima cyangwa ngo naje gutya ngo byari bimeze gutya. Nyine hagenderwa amategeko, niyo akurikizwa, hagakurikizwa ibyo babona nyine bikubangamiye, bishobora gutuma udasubira mu gihugu cyawe. Ariko ntabwo bashobora kuzahagarika ibi bya traffic by'impunzi, ntabwo bishoboka. Ntabwo, cyangwa abimukira, ntibibaho. Ntabwo, ni ibintu sinzi ukuntu isi bizagera aho ngaho ngo bikerekane bashyizemo, ntabwo bishoboka. Niyo washyiramo Sahara, ni abantu baragenda na Sahara, abantu bayicamo. Ariko igihari ni iki, aho kugira ngo impfu z'abantu zikomeze kwiyongera, byaragaragaye. Niyo mpamvu Perezida wa Repubulika yafashe icyo cyemezo, akavuga ati ababishoboye, aba twabishoboraga ngo tube twabasha kwakira impunzi, noneho habeho transit, abemererwa kuba bakakirwa muri ibyo bihugu basabamo ubuhungiro, cyangwa hari ibihugu byemera kuba byaza gutwara impunzi bikaza kubatwara bibakuye hano. Hano ngewe mbana n'abantu baje hano ejo bundi, nta n'umwaka baramara, nta n'amezi 3, ndibaza ari nk'amezi 2 ubu ngubu, baba abanyarwanda b'abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, bageze hano nta n'amezi angahe, bazanye abantu barenga 100. Ni ukuvuga ngo babakuye hehe? Mu Rwanda. Ni abaki? Ni abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda, babaga mu nkambi zitandukanye, za Gihembe, za Hehe, barahari hano benshi batandukanye. Abakunzi bacu nibanabikenera bazambwire njye kubashaka, bamwe tubaha ibiganiro. Urumva hari ni ukuvuga ngo Denmark hari amasezerano yagiranye n'u Rwanda, igihe runaka barazana abantu, n'ibindi bihugu birabikora, za Finland, za Amerika, za Canada, za Hehe. Ibyo rero nta gikuba mbona cyacitse cyo kuba u Rwanda rwagira ntuza transit, noneho ibi bihugu by'amahanga bikeneye kuba hari impunzi byafasha cyangwa byakwakira, bakaba baza bazifata bazikuye mu Rwanda. Urebye ni kuri icyo ngicyo nagusubiza, gikubiyemo ibyo bindi byinshi cyane, ariko ikibazo gihari cyo ni icy'amategeko na politiki. Nibamara kugikemura nibaza ko bizagenda neza, ariko hatagendeweho nanone ibintu byo gukomeza gushaka gusebya u Rwanda no guharabika. Ngira ngo mwabibonye ko na babandi bitwa ko ngo batavuga rumwe na leta, bakora kuri za YouTube n'ahandi batandukanye, bahita bagenda mu by'ukuri bya bindi navuga ngo ni ubunyangarwanda. Kuhita ugenda ukafatira ku kintu kiri negatifu ku gihugu, umuntu utari umunyagihugu yavuze, wowe ukacyongera. Ibyo rero nibyo bivamo biheraho badusuzugura. Ni naho muri ya byemezo biba byavuye mu bacamanza haba harimo n'agasuzuguro. Mu by'ukuri hari ugusuzugura umuntu
uko umutekereza, uko ariko nanone bishobora kuba biva mu banyarwanda bene wacu, ibyo bandika barabisoma, ntabwo ari abana. Ariko nanone ukibaza ngo niba uri muri opozisiyo ukaba udashobora kuvuga igihugu cyawe neza mu ruhando mpuzamahanga, wowe nugera kuri ubwo buyobozi wibwira ko hari icyo uzahindura kuri bya bintu wasize uvuze? Uzaguma bazaguma bakubona muri ya ndorerwamo. Niyo wakuraho ubuyobozi bwose ugashyiraho ubwawe uko ubutekereza, ntacyo uzasubira inyuma ngo ujye guhindura kuri wa mucamanza w'umwongereza wamaze kubwira ko u Rwanda ngo ari gereza ifunguye. So Muhumuza, ngewe nuko nguko mbitekereza, turakomeza tuganira. urakoze cyane bwana Olivier. Hanyuma nk'uko wabikomojeho, ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda rwaba rwakiriye abimukira, kuko mu mibare ihari kuva mu mwaka wa 2019 guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe hamwe n'ishami rya Loni ryita ku mpunzi bashyizeho gahunda yo gufasha abimukira bari babayeho nabi mu nkambi zitandukanye. Muri iyi mikoranire u Rwanda rumaze kwakira abimukira bagera ku 500 bavuye muri Libya, mu gihe abasaga 900 muri bo bamaze no kubona ibihugu bibakira. U Rwanda kugeza ubu rutuwe n'impunzi zisaga 130, nyinshi zikaba ari izituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi. No muri iki cyumweru ngira ngo benshi wenda bamaze kubibona, hari n'izindi mpunzi nazo zaje zakiriwe mu Rwanda. Bwana Roger, uku kwanga uyu mwanzuro cyangwa se ubufatanye k'urukiko rw'ikirenga rwo mu Bwongereza, wowe iyo usesenguye ubona bitari buze wenda kubangamira andi masezerano cyangwa se abandi bimukira wenda bo bari bagiye kuza mu Rwanda mu bindi bihugu n'ubundi bikiri mu biganiro n'u Rwanda nk'uko bwana Gatete yabigarukagaho? Urabibonamo gute? Ingaruka z'uyu mwanzuro ni izihe? Hanyuma se n'iki wowe ubona kibiri inyuma mbere yuko tuva kuri iyi ngingo? urakoze cyane Muhumuza. ngira ngo ku kijyanye n'uyu mwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza, wo ahanini ku bwanjye nta nubwo ngutindaho, kuko ni uburenganzira bw'urukiko rw'ikirenga rw'Abongereza kugira umwanzuro rufata kuri gahunda ireba guverinoma yayo n'ibindi bihugu. Numva ntakabitinzeho cyane ngewe, ahubwo icyo ndeba ni impamvu bashingiraho, idafite ishingiro, ari nayo abantu bakwiye no gukomozaho bakagaragaza ko iyo urebye impamvu bashingiraho usanga ari impamvu iri politike cyane kuruta ko yari impamvu iri reyeri. Kuko niba bavuga ngo abimukira n'impunzi mu Rwanda ngo nta mutekano bazagira mu gihugu cy'u Rwanda, ngo u Rwanda rushobora no kuzabasubiza iwabo, bakirengagiza kugira ngo ni ejo bundi u Rwanda rwakira inama ya CHOGM, umwami wabo ubungubu umwami w'Ubwongereza yamaze icyumweru hano mu Rwanda. Ni realite ihari izwi. Ntabwo wambwira ko umwami w'Ubwongereza icyo gihe yari akiri prince yamara icyumweru mu gihugu kidatekanye, kitarimo umutekano. Kandi ngira ngo abantu barabizi ko yamaze, nta nubwo yagumye muri Kigali gusa, kuko yagiye no mu ntara, kandi si nawe wenyine wari uhari, kuko haje na minisitiri w'intebe Boris nawe yari minisitiri w'Ubwongereza, yari hano mu Rwanda, nawe hamaze igira ngo icyumweru. Ngo Ubwongereza bushobora kuvuga ko u Rwanda ari igihugu kidatekanye, nta shingiro ubwabyo, nta shingiro rihari, kuko ntabwo wambwira ko abayobozi bakuru b'igihugu cy'Ubwongereza bamara icyumweru mu gihugu kidatekanye. Ibyo ni ibintu uhita ubona ko uwo mwanzuro wo kuvuga ko u Rwanda rudatekanye udafite ishingiro namba, ahubwo hari ibindi bisa n'ibyo Ejide yavuze yuko ari propaganda yagiye ikorwa n'ibyo bigo byita ku mpunzi bitandukanye, bikaba bivuga ko isahane yabyo iri kubangamirwa, kuko byitaga kuri izo mpunzi bikazigaburira, bikazivura, bikazigisha, bikagira gute. Gufata rero abimukira n'impunzi bose bakabazana mu Rwanda ni ukubangamira isahane y'ibyo bigo. Akaba ariyo mpamvu ubona
hajemo iyo propaganda yo gushaka gusiga icyasha u Rwanda ko rufata nabi impunzi, kandi mu by'ukuri na HCR ubwayo iri ubwo ni umuryango w'abibumbye wita ku mpunzi, nawo witangarije ubwawo ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu bifata neza impunzi. Rero niba HCR ivuga ko ifata neza impunzi, umuntu agahindukira hariya witwa ngo urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rukavuga ko u Rwanda rudafata neza impunzi, sinzi umuntu uri mieux place cyangwa se umuntu wagakwiye kuba ari ukwiye wo kuvuga uko impunzi zifatwa, ntabwo ari urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza, ahubwo ni umuryango w'abibumbye witwa ku mpunzi. Kuba rero HCR yemera ko u Rwanda rufata neza impunzi, ndetse ukanemera ko impunzi zingana nk'uko nguko umaze nk'uwo mubare umaze kuvuga ziza mu Rwanda, ni ibigaragaza ko u Rwanda rufite icyo kintu cyo gufata neza impunzi. Kandi nk'uko Olivier yari amaze no kubivuga nawe, ntago impunzi zije gutura mu Rwanda. Impunzi ikiba ni uko aho kugira ngo zijye kugwa muri Mediterane kuriya ziba zifatwa nabi, hari abafatwa gukorerwa ubucakara, hari abacuruzwa, ngira ngo abantu barabibonye. Ibyo bintu bimaze kugaragara, niyo mpamvu u Rwanda rwavuze tereka aba bantu, aho kugira ngo bamererwe nabi gutya, aba ni abavandimwe, aho kugira ngo bamererwe nabi kuri ubu buryo, reka dukore ibishoboka tubabere transit, cyangwa se tubahe umutekano ahangaha, babe bari hano mu Rwanda batekanye nta kibazo bafite. Abo ibihugu bizemera kwakira bizabaze bibafate. Ngira ngo bamaze kuvuga n'umubare w'ibihugu byakiriye bamwe mu mpunzi zari ziri hano mu Rwanda. Abifuza gusubira iwabo nabo barafashwa bagasubira iwabo, ndetse n'abifuza kuba Abanyarwanda n'abifuza kuguma hano mu Rwanda nabo bagafashwa bagashyirwa mu muryango nyarwanda bakaba Abanyarwanda. Icyo kintu rero ndumva abantu bavuga ko babagome b'abanzi b'igihugu, Olivier yavugaga ko baba bashaka basiga icyasha igihugu, bavuga ngo ni human trafficking, u Rwanda ruri gucuruza abantu. Ni ibintu wumva ko birimo ubugoryi, birimo n'ubuswa. Ni bimwe by'abantu babura icyo batuka inka bakavuga ngo dore kiriya gicebe cyayo. U Rwanda nk'igihugu gifite experience mu buhunzi, nk'abantu bazi ububabare bw'impunzi, bazi uburemere bwo kwitwa impunzi, kuba rwaritanze rugashaka gufasha izi mpunzi n'abimukira bafatwa nabi. Olivier yakomoje kuri gereza bubatse mu mazi, gufata abantu ukabashyira mu mazi bakaba aho ngaho ngo kuko ari abimukira. Ni ibintu biba bibabaje, bidakwiye umunyafurika, bidakwiye ikiremwa muntu. Kuba rero Abanyarwanda biyemeza ko abo bantu bakurwa aho ngaho muri ayo mazi, bakaza bakabona uburuhukiro hano mu Rwanda, bagatuza, bashaka gutura bagatura, bashaka gutaha bagataha, bashaka hagira igihugu kibakira kikabakira. Ibyo numva atari ibintu twagakwiye kuvebera u Rwanda, kandi kutabazana nabwo mpamya ko nta gihombo u Rwanda rubifitemo, kuko n'ubundi icyo rwari rwashoye ni umutima mwiza, nta kintu rwashoye kindi. Kuvuga rero ngo ni igihombo ku Rwanda kuba bataje, simbona icyo gihombo. Banishimiye abo basenzi b'abagome b'abanzi b'u Rwanda. Ngira ngo numva ari icyo umuntu yavuga, ariko ahanini usanga ikibyihishe inyuma harimo icyo kintu cy'uko ari isahane y'ibyo bigo bitandukanye by'amacarities Egide yavugaga, afite icyo akorera kuri izo mpunzi n'abimukira. Abona abangamiwe n'uko agiye kubura amakashi, amafaranga agiye kubura ayo mafaranga yashoraga mu mpunzi. Ariko hakabamo n'icyo kintu cya propaganda zituruka hirya no hino z'abanzi b'u Rwanda bashaka gusiga icyasha u Rwanda, ariko mu by'ukuri reality igaragaza ibitandukanye n'ukuri, kuko nk'uko munabizi izi mpunzi n'abimukira b'Abanyarwanda bagombaga gutungwa n'amafaranga yatanzwe na leta y'Ubwongereza. Leta y'Ubwongereza yari yatanze miliyoni zigeze ku 120 z'amayero. Izo miliyoni zikaba zaragombaga kwifashishwa mu gutegura ibikorwa remezo izo mpunzi n'abimukira bazaturamo,
ndetse akazazifasha mu bijyanye n'uburezi, akazabifasha mu bijyanye n'ubumenyingiro, bakiga bagafashwa kwiga bakagera no muri za kaminuza. Ngira ngo no mu masezerano kandi ngira ngo mwumvise n'iyo nduru, nagira ngo nayo tuyikureho. Bavandimwe, mwumvise ko basakuje ngo u Rwanda rugomba gusubiza ayo mafaranga, ariko igihari ni uko no mu masezerano ikikwereka ko kuko batanasoma, ntibazi ibikubiye muri ayo masezerano. Amasezerano ntavuga ko iyo diru nitabaho amafaranga azasubizwa, kuko amafaranga yari yo gufasha mu kubaka ibikorwa remezo bizakira izo mpunzi kandi yanatangiye no gukoreshwa. Sinzi rero niba ibyo bikorwa remezo bizasenywa ngo kuko impunzi zitaje, ubwo urumva ni ibintu biba biri fani ukuntu. Rero igihari numva ari cyo ngicyo navuga kuri icyo kintu, kandi niyo rirarenga, ntabwo ayo masezerano birarangira burundu, biracyari no muri procedure y'uko byakunda. Rero ntabwo twahita duca iteka ko byanarangiye. Murakoze. Murakoze cyane Bwana Ruti. Hanyuma tuva kuri iyi ngingo, reka dukomereze ku yindi ngingo ya kabiri. Ni ingingo igaruka ku musanzu w'abanyarwanda baba mu mahanga. Leta y'u Rwanda cyangwa se guverinoma y'u Rwanda ku bufatanye na International Organization Migration batangije gahunda, ngira ngo benshi batangiye kubibona muri iki cyumweru, yo kwingenjinga cyangwa se gukangurira abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Canada kuba nabo hari umusanzu batanga mu rwego rw'ubukungu n'izindi segiteri zitandukanye. Ariko kandi usibye n'ibyo, iyo urebeye hamwe ubundi busanzwe abanyarwanda baba mu mahanga cyangwa se mu ntara ya gatandatu, usanga n'ubundi usibye noneho kuba no mu bijyanye n'ubwenge cyangwa se mu cyo bashobora gufasha ahakiri imbaraga nkeya ku gihugu cyabo, nabo bakazana ubwo bwenge. Imibare ya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi igaragaza ko n'ubundi mu mwaka ushize wa 2022 abanyarwanda baba mu mahanga mu bijyanye noneho n'amafaranga bohereje mu gihugu yageraga kuri miliyoni zigera kuri 469 z'amadolari y'Amerika, ukuvuga arenga miliyari 469 uyashyize amafaranga y'u Rwanda. Nibura 23% by'ayo mafaranga nayoherezwa mu bikorwa bigamije iterambere ry'igihugu na gahunda za leta muri rusange, ni mu gihe andi 77% byayo yoherezwa mu miryango n'inshuti z'ababa bayohereje. Bwana Egide Ruhashya, umwe mu banyarwanda baba mu mahanga cyangwa se mu ntara ya gatandatu, wowe iyo urebye ubona umusanzu w'abanyarwanda, nawe nk'umwe muri abo banyarwanda baba hanze, mu kwibuka ndetse no mu kuba bateza imbere igihugu cyabo, urangana ute? Ese iyo ubirebye hakorwa iki kugira ngo noneho wenda n'urwego ruriho ubashe kwiyongera? Hejuru y'ibyo uwitwa Gatebuke yari yavuze, abwira abanyarwanda, ashishikariza abanyarwanda ngo kabone n'ubwo yaba ari nyoko, kabone n'ubwo yaba ari umuvandimwe wawe, kabone n'ubwo yaba ari umwana wo muri famiye wishyura minerivare, ahamagarira abanyarwanda bose ngo kutagira ifaranga na rimwe ryoherezwa mu Rwanda. Ubwo ngo yagiraga ngo abwire abanyarwanda ngo ko ifaranga ryose ryoherejwe mu Rwanda ngo rigira contribution mu kubaka u Rwanda, noneho ngo ababwire ngo ntibabireke. Agera n'aho ababwira ngo ntihazagire n'uwongera kugura yaba urusenda, yaba uko barwita akabanga, yaba isombe zo mu Rwanda, yaba juice zikorerwa mu Rwanda, yaba yewe n'umwenda made in Rwanda, kugeza n'aho ababwira ati no gusapotinga ibyo u Rwanda rufitemo uruhare, nka za PSG cyangwa za Arsenal ku bazikunda, ni mubireke. Ati indege y'u Rwanda ntihazagire n'uyireba.
ibyo rero byose ngira ngo icyo namubwira ni uko abona ko byose byabaye ubusa. Abanyarwanda bakunda igihugu cyabo, urabivuze uvuze umubare w'amafaranga abanyarwanda baba hanze bohereza mu Rwanda, ahubwo wagira ngo yarababwiye ati nyabona nimukomeze mu contributing mu Rwanda. Icyo rero ngewe navuga ku kibazo wari umbwiye ni iki, ni uko abanyarwanda dukwiye gukomeza gukunda igihugu cyacu kandi tugaharanira ko nyine ubushobozi dufite wakanabishoboye, ahubwo ibintu byose umuntu yakabibitse mu Rwanda, uretse kohereza mu buryo bwo gufasha imiryango, mu buryo bwo gufasha inshuti, ariko umuntu agakangurira n'abanyarwanda kubika mu Rwanda, kugira bank account mu Rwanda. Hanyuma kuri iyo gahunda rero, iyo gahunda ni gahunda ubona ko yashyizwemo imbaraga. Abantu bafite ubumenyi ubwo aribwo bwose, aho ngaho ni mu kibazo kirebana na ekonomi na finance, mu bumenyi bafite kuba bagira ibyo bakora. Ariko nkatwe nk'abanyarwanda twagakwiye gukangurira abantu bose ubuhanga ufite, byaba mu muco, byaba mu ikoranabuhanga, ryaba mu bugeni, ryaba mbese nk'uko tujya tubibona abaganga bo babigeze kure, kuko iteka bafata umwanya wabo bakaza nk'abaje mu kiruhuko, ariko bahagera bakegerana, hakaza umwanesthesiste, hakaza uzi kubaga, hakaza ufite ubuhanga, umusipesiyalisite mu kubaga mu mutwe, mu kubaga umutima. Hariho abana bagiye bagira ingorane z'ingingo zabo, ugasanga habayeho deformation y'ingingo. Bene abo baganga baraza bakaza mu Rwanda, ugasanga bafashe igihe, ariko bavuye abanyarwanda mu gihe gitoya, kandi bagenda bimuka ibitaro. Aba rero ni urugero rwiza batanze, ngo abandi bantu bose bitewe n'ubumenyi bafite, abandi bantu bafite mu bwenge bafite, bashobora kuza bakigisha, bashobora kuza bagatanga ubwo bumenyi bwabo, ariko bashobora no kuza bagatanga inama. Urumva rero ntabwo igikenewe ari amafaranga gusa, ahubwo hakenewe n'imitwe y'abantu bitewe n'aho bagiye biga, bitewe n'ibyo bagiye gusarura, n'ibyo bafite bashobora gufashisha igihugu. So iyi gahunda rero ni gahunda ikomeye cyane, ni gahunda tugomba gushyigikira cyane, ni gahunda tugomba no kubwira urubyiruko rwacu, bikazaba rwose uruhererekane, abantu bakiyumvamo igihugu cyabo. Ntabwo kuba uri mu kindi gihugu utari mu gihugu cyawe bivuga ko wagikuyeho amaso n'umutima. Ibyo ngibyo bijye bisigara mu gihugu, hagende body yawe ujye gushakisha ubumenyi no gushakisha ubundi buryo bwose bwatuma ubaho neza birenze, ariko utibagiwe iwanyu. Ndumva ari uko nabisubiza bwana Muntu. Urakoze cyane bwana Egide. Hanyuma bwana Olivier, nawe uri umwe mu banyarwanda baba mu mahanga, ese iyo urebye ubona umusanzu wanyu ari uwuhe? Hanyuma se nubwo wenda iyi gahunda ihereye muri Amerika no muri Canada, wenda wowe uri mu Burayi, ariko se mwebwe musanga ari iki mushobora gufasha wa mugani noneho no mu bijyanye n'ubwenge, nyuma wenda y'ibindi bikorwa mukora, yaba ishoramari cyangwa se n'ubundi bufasha ariko butuma amafaranga yinjira mu gihugu, ari nabyo bizamura ekonomi cyangwa se ubukungu bw'igihugu? Urakoze Muhumuza kumbaza kuri icyo kibazo. Nka diaspora hano muri Scandinavie cyangwa muri Nordic countries, ba mu majyaruguru y'u Burayi, niho ndi buvuge cyane cyane. Hari ibikorwa byagiye bikorwa bitandukanye, ndetse hari n'ibiteganywa gukorwa. Hari ibikorwa byakozwe n'urubyiruko, harimo nko kuba barahaye abantu b'abaresikape, ibyo ni ibikorwa byakozwe n'urubyiruko, amazi hariya za Nyamata. Hari ibijyanye n'ibyari ibikorwa biri rusange muri gahunda zari zihuriyeho n'abadiaspora batandukanye, yaba ibya mituweli, yaba ibijyanye no gukora contribution, gutanga umusanzu ku bijyanye no kurwanya inkondo y'umura. Hari gahunda nyinshi zagiye zikorwa hano. Hari izijyanye no gucanira ingo. Ni gahunda nyinshi, nuko bimbajije mu by'ukuri ntagendanye gahunda zose zakozwe,
ariko nagerageje kuvuga izabaye vuba aha izo nibuka, ariko mu by'ukuri ibikorwa by'abanyarwanda baba hanze y'u Rwanda cyangwa bo mu ntara ya gatandatu ndumva ariko bajya babivuga, nibaza ko ni ibikorwa igihugu kigiramo inyungu cyane n'abanyarwanda muri rusange. Niba abanyarwanda dushobora kuba turi hanze, ushobora kuba wafata wenda urugero amakorona 100 ya hano. Amakorona 100 ya hano ni nk'ibihumbi nka 15 by'amanyarwanda. So ibihumbi 15 by'amanyarwanda tubare harimo mituweli z'abantu bangahe? Mituweli iracyari ku bihumbi 3 ku mwaka ndibaza. Yego. So bara rero izo mituweli zirimo kuvuga ngo buri muntu byibuza mu bantu wenda 500 bashobora kuba bari muri diaspora bafashe ayo makorona 100, fata 100 n'abantu 500, wumve abantu mwaba mutangiye mituweli. So no kuvuga ngo iki ni igikorwa gishobora kuba cyakorwa buri mwaka. Mpamya neza ko n'umunyeshuri wiga hano ubona udufaranga dukeya atabura amakorona 100. Wumve abantu waba ufashije mu Rwanda uko bangana. N'ibindi bikorwa byinshi cyane bishobora guteza igihugu imbere, bishobora ayo mafaranga iyaje leta aho kugira ngo ikore muri cya kigega ijye guha ayo mafaranga nako ijye guha ubwo bwishingizi ubwo buvuzi abo banyarwanda, ayo mafaranga babaye nka nkunganire. Urumva leta hari amafaranga isanzwe iha abaturage bita ngo nkunganire, nako ngo bita ngo harya bayita gute Simeo, ni nkunganire ni hari amafaranga batanga baha abaturage mu kubafasha batishoboye bari mu cyiciro runaka. Ni inkunga y'ingoboka hariya. Ni inkunga y'ingoboka, sorry nari mbyitanyije na nkunganire niyo mu buhinzi. Rero urumva ayo mafaranga icyo gihe leta izayakoresha ibindi bintu. Kuvuga ngo rero twebwe abari hano mu mahanga tugerageje kugira uruhare mu kubaka igihugu cyacu, ntidutekereze nk'ibyo uriya mwana ngo ntuza Claude yahoze avuga, Ejide yavuze uriya ngo gace harya uriya Gatebuke Claude, uriya urabona ni ibintu baba bigishwa na base barabaroga, nta handi hantu abikura. Ni kimwe n'abandi nibyo baba bagiye bakiga muri za jambo n'ahandi hatandukanye. Ntabwo ari abana mu by'ukuri bamaze gukura bakabaye bafite ubwenge batekereza bati se ibi bintu nitumara kubikora iki gihugu nigisenyuka twe tuzabizagenda gute? Ibyo bintu bakagombye ni bakuru barakuze, bamuhumuza bande bafite imyaka irenga 40 n'ingahe, urumva ni benshi, barakuze. So rero sinibaza ukuntu ushobora gutekereza ikintu cyo kuvuga ngo sinzatega Rwandair. Bo barashaka kuzana za politike zabaye bakoresheje muri Amerika z'abirabura ngo baratsinze ngo kubera ko ngo bafashe ngo icyemezo cyo kutagendera ngo muri za bisi ngo z'abazungu ngo n'ibiki kubera irondahururu ryaba. Ariko ntabwo iyo politike ishobora kuba applicable mu Rwanda, ntibishoboka kubera ko twebwe ntabwo ibyo nta n'ahantu iyo politike nta hantu ihuriye mu by'ukuri. Iya rasizme na politike yo mu Rwanda hagati y'abanyarwanda, kereka niba bazagenda bagakora amabisi bakavuga bati okay bya bindi bajya bajyamo byabo babaho na Nahimana naho numva bivuga ejo bundi kuri space avuga ngo ibya rubanda nyamwinshi ngo ibiki ngo nibo ngo bashobora gutora ngo nibi ibintu bari aho by'ubugoryi babamo bya kera. Urumva kereka niba ari byo bazagenda bagakora ayo mabisi, ariko iyi leta ntabwo izabemerera ubwo amacakubiri, ntabwo bishoboka mu Rwanda muri kiriya gihugu. So rero nibahame hamwe baze bubaka igihugu, bubakana igihugu, nta byo kureba ngo uyu nguyu arasa cyangwa uyu nguyu ngo ameza cyangwa uyu nguyu ngo avaha ngo uyu nguyu ngo sinzi. Hari n'ibyo njya numva bita abantu ngo ni abavantara. Ibyo ni bya bintu byose by'ubujiji ababyeyi bagenda bagafata bagatsindagira mu bana, abana bakagenda bakamira ibintu bunguri. Nta bwenge, umuntu yarize afite ubwenge bwakabaye sobanukirwa akayungurura ibintu ibyo ari byo. So rero nk'uruhare rw'abanyarwanda, waba uvuga rumwe na leta waba utavuga rumwe na leta, ni uruhare rwacu kubaka u Rwanda, ni uruhare rwacu kuba ushobora kuba utavuga rumwe na leta
ariko hariya hepfo hariyo abavandimwe bawe, aba ba Marie Rose yirirwa atuka perezida wa repubulika n'abandi bayobozi batandukanye, harimo n'abayobozi b'ingabo z'igihugu. Umusaza wari mu Rwanda, uyu Ruti azamutwereka rimwe. Umusaza wari mu Rwanda ameze neza, arakora, ni umuganga, nta kibazo afite. Urumva rero kuba wowe ushobora kwicara ugatinyuka ukavuga ngo washimishwa nuko ngo Kongo ngo yazana ngo siko igatwika u Rwanda, noneho kumva ko ngo regime ngo iriho ngo ivuyeho, ntago Kongo izagufata igutereke kuri hariya kuri ya ntebe ngo nukubera ko ngo Rosa Marie Kobwa ngo wagiye nguvuga ngo kuri za YouTube ngo na za Space. No, ntaho biba, ntibishoboka. So rero niba ufite ubwo ubumenyi ufite, niba ushobora kuba wakereya Space abantu bakagukurikira ari 2,000 ari 3,000, wikora ukora kugira ngo utuke igihugu cyangwa ugambanire igihugu imbere y'abakongomani n'abandi banyamahanga bari bo bose. Wakazanye ahubwo ibitekerezo ukavuga uti ngewe nka Kobwa, ngewe nka Marara, wigamba ngo wanditse ibitabo ngo by'amapaje 300, ukazana ibitekerezo byubaka igihugu, ukavuga uti ngewe nizi ibi, mfite ubumenyi muri ibi ngibi, mbona hari ikintu iki kitagenda mu Rwanda, ugikosoye gutya byagenda gutya. Iyo niyo opposition. Ntago opposition ari ukujya hariya ngo uvuge ngo niba Rwanda yakoreraga mu Bufaransa, ngiye gukora amanama yuko mutazayigera mugenda muri Rwanda. So rero twebwe abanyarwanda baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda, yaba uri Buganda, yaba uri hehe, tugomba kwibuka ko twagiye guhaha, twibuka ko aho tuva baranabitwibutsa, aho tuba turi hano, ibyo wigira byari byo byose, ibyangombwa baguha byari byo byose, passport baguha y'umutuku ya Murero ikwemerera kugenda ahantu henshi ku isi, handikamo inkomoko yawe. Umwana wawe ubyariye hano mu bitaro bya hano, bandikaho inkomoko ye. Urumva ni nko kukwibutsa ngo ufite aho uva. Ibyo rero abantu bigira bakagenda ngo bageze hanze, ugusigara wihenura ku gihugu, ariko igihe kizagera agashigugure utahe. Umuntu wese agira hava, baranabikwibutsa hano. So rero Simeon Muhumuza ibyinshi Ejide yari yabivuze, ngewe nabaye nkusa nkaho mbihuza n'ibyo bitwa ko nabiyita ko baba bitwa ko ngo bari muri opposition, ariko muri opposition y'ubugoryi mu by'ukuri. Kugeza ubu ngubu u Rwanda ngiye mbona ko dukeneye umuntu ufite ibitekerezo bizima muri opposition, wumva uwo nguwo niyo yaba ari hanze ariko akavuga ati ngewe nazana umusanzu umeze gutya mu gihugu, noneho natwe aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu bakaba bavuga bati uyu muntu koko ibi bintu nibyo turabona ko ari byo. So rero nahacu twebwe abanyarwanda baba hanze, urabona nk'ubu ngubu Banque Nationale yasabye abanyarwanda baba mu gihugu cya Canada no muri Amerika ko batanga umusanzu wabo mu bijyanye n'ubukungu bw'igihugu mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo barabahamagarira kuza kuba batanga umusanzu, yaba urubyiruko, yaba ukuze, yaba buri muntu wese ubishoboye afite icyo ashobora kungura. Ashobora kuvuga ati muhindure ibi n'ibi ntibigenda, ibi n'ibi tubikoze gutya, aho nkora byagenze gutya na gutya. Buri muntu ufite domene ushobora kuba wakoramo kandi igafasha igihugu kuzamuka kigatera imbere, tukacyubaka neza, aho kugira ngo tujye twicara ahangaha tunenge tuvuge ibitagenda gusa, tube turi aho ngaho gusa tuvuga ngo ngewe mwicaye kuri za pizza hano murimo muravuga ngo igihugu ngewe wakima ngo nakiyobora gutya, ngo ngewe ngo ibi n'ibi ngo nakuraho. Wamukuraho ute? Nturi no mu gihugu, ntujya unahagera, nukwirirwa gusa ubyumvira kuri za YouTube. Reka ndekera aho ngaho kuko hari igihe umuntu yatangiye kuvuga byinshi usanga hajemo n'imijinya. Urakoze Simeon Muhumuza. urakoze cyane. Hanyuma Bwana Roger, uri mu Rwanda ariko kandi nawe uvugana na benshi mu banyarwanda batuye hanze y'u Rwanda cyangwa se mu ntara ya 6. Akamaro k'ibikorwa bakora biteza imbere igihugu, wowe ukabona ute nk'umunyarwanda nawe uri imbere mu gihugu nabikurikirana, umusanzu wabo wakira ute? urakoze cyane. Aba diaspora ni abantu batanga umusanzu ukomeye cyane hano muri iki gihugu. Ngira ngo wanavuze, watangiye ukomoza ku mubare w'amafaranga binjije
muri ekonomi y'igihugu hano mu Rwanda ikintu gikomeye cyane ni impact ikomeye ayo mafaranga aza kugira hano muri iki gihugu, ariko hari n'ibindi byinshi bagiramo uruhare ngira ngo banabikomojeho, bakomoje ku bijyanye n'ubuzima, abiga abakora hanze mu buvuzi bwo hanze buteye imbere, abakora hanze mu bijyanye no gutanga ubuzima mu bintu bisanzwe, baraza bafata umwanya bakihuza bagakora ihuriro riza mu Rwanda bagakora ubuvuzi bw'abuvuzi buba bwarananiranye wenda hano mu Rwanda, cyangwa se tutaragira ubushobozi bwo kuvura, nubwo revo y'ubuvuzi igenda izamuka hano mu Rwanda ku rwego rushimishije, kandi nabwo babigizemo uruhare kuko bari mu bagena amaburusa abana babona hanze yo kujya kwiga kunonosora ibijyanye n'ubuvuzi buteye imbere. Ni ikintu cyiza cyane, harimo icyo kintu cy'ubuvuzi, harimo n'ikintu kijyanye n'uburezi muri rusange, kuko nk'abantu bo muri diaspora bagira uruhare rukomeye mu gusecuringa cyangwa se kubonera abana batoya amaburuse hanze, bakabasha kujya kwiga, bakabasha kongera ubumenyi, ndetse bakanagaruka bimwe twita ngo ni ugushakira imbuto n'amaboko igihugu. Burya abadiaspora nicyo baba baragiye gukora hanze, uretse n'ikijyanye n'uburezi twavuze, mu kijyanye n'ubuvuzi twavuze, ku kijyanye na ekonomi, ndetse byanarenze n'imbibi bigera no mu kijyanye na siporo. Ngira ngo mujya mwumva ko abana b'Abanyarwanda bakina aho hanze bagerageza no kuza mu Rwanda bagafasha abana bo mu Rwanda, bakabashakira ibikoresho bifatika bikomeye bimeze neza, bifite standard nziza, kugira ngo abana babashe kuba bakina umupira, bawukine bameze neza kandi banawiyumvamo. Ndetse n'abo bana bakina hanze, hari abitwa ba Mukunzi Yannick bakinira muri Suède, ngira ngo hari abitwa ba Nirisarike Salomo, bose bamaze iminsi baza hano mu Rwanda bagafasha abana ku bijyanye n'ubumenyi bwa football, ku bijyanye n'ibikoresho byo gukoresha, kugira ngo abana bakurane iyo esprit yo gukunda ikintu, kandi babone ko hari nabo cyagiriye akamaro, abana bakure bafite uwo bareberaho. Ibyo rero ni ibintu bigaragarira buri muntu, ni ibintu biba ku manywa y'ihanga abantu bose bareba. Ku bijyanye n'ibikorwa remezo nabyo babivuze, hari impact nini abantu bo muri diaspora bagira, ahubwo tubasaba icyo umuntu abasaba ni uku buri munyarwanda afite uburenganzira bwo kuba aho ashatse, ariko bakirinda cya kintu cyo gushaka kuba hanze bahabeshejwe no gutuka igihugu, kuko ahanini hari igihe abantu bumva ko bagiye guhaha, ariko iturufu yatuma babaho hanze ikaba ari ugutuka igihugu no kugisiga icyasha, akaba ari ibintu biba bigayitse ku bantu bitwa ba diaspora. Ni ibintu bakwiye gucikaho. Umuntu afite uburenganzira bwo kuba aho ashatse, ariko bakirinda gushaka gusiga icyasha igihugu, kuko nta heza nk'iwanyu busanzwe. Biba bigayitse kubona abantu bakora ibintu nk'ibyo, ariko mu by'ukuri hari impact ikomeye ya diaspora muri ekonomi, mu buvuzi, mu burezi, mu bikorwa remezo. Olivier yakomoje ku mamituwere, bagerageza gufasha abaturage kugira ngo babashe kubona ubwisungane mu buvuzi, kandi byagize impact ikomeye. Tuzi ibyo diaspora yakoze muri $1 campaign, abana barokotse jenoside yakorewe Abatutsi batagiraga aho baba, bakubakirwa inyubako yo kubamo, bakagira mu rugo iwabo. Ni ikintu diaspora yakoze gikomeye. Diaspora ifite ibikorwa byinshi bikomeye, kandi n'ubigikora tubankuraje gukomeza gushyira umutima ku gihugu no kugiteza imbere, kandi no kugerageza guhindurana ba bandi b'abagome bashaka gusiga icyasha igihugu, b'abagome bagifite umutima wo kugihemukira, nabo bakagenda babegera babahindura buhoro buhoro. Buriya ntago babura n'uwo basova, nubwo harimo abantu bamwe bahanutse. Burya ngo ntawe hano wahanutse, ariko burya hari abo umuntu yarekipera, bakifite amahirwe yo kurekiperwa, umuntu yabarekipera. Asante. Urakoze cyane.